abadukurikiye kuri The Bridge TV show turabaramukije aho muherere, turizera ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe ni The Bridge TV, imbere yanyu murahabona nitwa Niyonsenga Pacifique cyangwa se Kivu West. Niyonsenga Pacifique Kivu West, akaba ari umunyamakuru mushya kuri The Bridge TV show. Muraje mutubwire niba iyi mpano yasigasirwa cyangwa ariyo kubita ishoti ikava mu nzira ikabisa izindi zigatambuka. Ubwo Kivu West ugiye kwigaragaza. It's your first time kuri The Bridge TV show, ariko uvuga ko nyine ufite impano, ubwo tugiye kureba. Okay. Tutagiye kubyo kujogora, se bimeze bitumeze ute? Ameze sawa, ndashima Imana kabisa, umeze neza. Umeze neza? Yego. Imana ishimwe. Icyumweru cyagenze neza ko kigeze mu hafi mu mpera? Iyo kirangiye umuntu ari muzima, nta n'ibindi bibazo bihari, umuntu abashima Imana, tumeze neza. Harya umushuti wacu w'Isabato? Umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ubu ngubu uri gusoza icyumweru cyawe, ugiye kwitegura Isabato? Ngiye kwitegura Isabato mu kanya saa 12. Ubwo ejo nta makuru tuzabona? Ejo? Ariko twebwe abadivundi batubwira ko aho wakorera hose nta kibazo, kuba wagize ukuntu usabana n'Imana, nta bindi bintu bibi byangwa n'amaso y'Imana wagiyemo. Wow. Ubwo rero abantu barafite imyumvire yuko abadive ku Isabato batarya, abadive ku Isabato badakora ibishobora kubaka, babishyire ku ruhande. Mwumvise ko gukora bishoboka, upfa kubukora ibihesha Imana icyubahiro. Twagiye utubikiye iki rero mu gaseke ufitemo iki? Uyu munsi noneho ikintu twazanye kuri The Bridge TV show, nkuko mubizi, ni isoko y'amakuru. Uyu munsi rero twabagiriye mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, se uyigeze mute? Wahasuye? Nasuye, nigereyo cyane. Kubera ko sigaye ari umudugudu. Yego, birumvikana. Hari amakuru amaze iminsi abantu bavuga, kubera ko abantu bavuga amakuru nyine mwarayabona akayabwira n'undi akavuga uko abishaka. Yego. Bigeneye nuko opinion zabo zimeze, wese akavuga uko abyumva. Nicyo tuba tuhabere rero ngo tugende twigereyo tuze tubabwira ngo ibintu bimeze gute. Uzana amakuru yo kwisoko. Ayo niyo dukeneye. Yego. Mu minsi ishize twari twabonye amakuru yuko banuganoga bakavuga ati hashobora kubaho leta ya Kivu. Ashobora kuba leta ya Kivu yigenga nkuko tubona Kinshasa nayo yigenga. M23 bisa nkaho itashaka kurekura, ishaka gukreya leta ya Kivu. Yego. Ibyo bintu barabivuze, baravuga ati se ni gute bararemye ifaranga rya Goma, mwarabibonye bafunguye amabanki, administration agiye atandukanye, bafunguye imipaka, mwagiye umuntu akona za Uganda zagiye zikavuga ati koko M23 ifite ikintu kizimirwanira, reka dufungure imipaka. U Rwanda rwo rwigeze rufunga iyo mipaka. Ubwo rero abantu bakomeje kujya bavuga ati nicyo twiteze. Ni nyuma yuko nanone hagaragaye abapolisi benshi bapasinga igoma. Reka da nabyo byabayeho. Uriya mugabo w'ingabo bamwita Nkunda. Ni Nkunda? Bamwita Sultani Makenga. Nagira ngo numve ko ibivugo bize. Tuba twigereye. Bamwita Sultani Makenga. Sultani Makenga. Aho agaragaye General Sultani Makenga. Aho agaragaye ari gufasha abapolisi benshi cyane, ni benshi kabisa. Abafasha gupasinga mu administration atandukanye. Niho batangiye kujya havuga ati niba bapasinze, ese niba batangiye kujya bafite igisirikare turakizi, sasa bongeyemo n'abapolisi kandi benshi. Ubwo bivuze ngo niba barasize amabanki bagiye kujya bashyira abantu bayarinda, aba bapolisi babafasha, bagiye bakora n'imihanda twagiye tubibona ahantu itagiye bagiye bagerageza bagakora ibikorwa remezo bifasha abaturage mu gukomeza kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Then abaturage bo bakavuga ati se ibi bintu muduha amakuru bimeze bite? Amakuru ahari rero nuko M23 yakomeje kugivuga ko irwanira impamvu yumvikana. Mu by'ukuri tutire tuvuga byinshi, dore ko atari nacyo ngiye nagiraga ngo mbaha ukuntu ibintu bimeze. Duha amakuru ajyanye n'aho ibintu bigeze uyu munsi. M23 nta gahunda ifite yo kurekura, kuvuga ngo kuko barwanira impamvu yumvikana.
bagiye bagaragaza ko bagiye babahemukira, bakabakura mu byabo, bakabakura ku nka zabo banywaga amata, none bongeye kugera iwabo aho batuje ngo bazarekura. Ubwo rero nta gahunda ihari yo kurekura M23 yarafashe. M23 yarafashe nta gahunda yo kurekura. Nta gahunda yo kurekura. Uwanavuga yuko hazabaho leta ya Kivu ntabwo yabagiye kure y'ukuri. Ntabwo yabagiye kure y'ukuri. Nuko ibintu bimeze. Abanyamakuru rero bamwagenzuye buriya ushobora kuba ufite ibimenyetso bitandukanye. Dufite ibimenyetso. Cyane kabisa. Okay, ubwo aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi, aho umurwi uharanira kubaho, uharanira ubuzima, uburenganzira bwabo. Bavuga bati twarenganyijwe kenshi, twababajwe kenshi, ariko it's our time yuko tugaragara kandi tukagaragaza ko icyo turwanira gifite agaciro kandi kiruta twebwe. Niyo mpamvu bemera bakajya kurwana kandi bazi ko bahasiga ubuzima. None umunyamakuru akaba tuzaniye inkuru itubwira ngo biragaragara ko nta gahunda yo kurekura M23 ifite. Urumva ntago nashaka gukira akadomo kuri ibyo ngibyo bijyanye nuko bari gushidikanya ese izarekura, ese ibyo biganiro bari gukora bya buri munsi bizagira icyo bifashe M23 ijye mu biganiro bongera basubira hamwe. Yego, icyo nta gihari kuko n'umuyobozi wabo bamwita Colonel Nanga. Aho ravuga yuko bo barwanira impamvu yumvikana mu gihe batarabona ubwigenge 100%, kandi ingabo zose yaba MONUSCO yaba n'izindi ngabo ziza kugarura amahoro muri Kongo byaranze. N'undi dukomeza kubona FDL, Wazalendo n'izindi ngabo n'abacancu bakomeza gutesha umutwe cyangwa kugaba ibitero ku baturage b'abakongomani cyangwa abanyamurenge. Yego, niyo mpamvu icyo gihe ibyo bibazo bitarakemuka nta gahunda ihari. Nta gahunda yo kurekura ihari. Nta nubwo icyo ngicyo numva kirangiye abantu batwumvishe. Ndatekereza babyumvise. Ubwo ufite ikibazo arajya muri comment yongere atubaze gusobanurira. Nicyo kitubesheje hano. Yes. Ikindi nashakaga kugira ngo ngarukeho ngiye cyane aneye ubwoba. Urabona hari umuperezida hoze ayoboye South Africa bamwita Thabo Mbeki, wasimbuye Nelson Mandela ngira ngo yahoze ari na ministry yamwungirije nakeka nibyo. Yego. Uwo mugabo afite izina rikomeye. Urumva umuntu yayoboye South Africa n'ubu ngubu akaba agifite izina rimeze gutyo. Yego, arubashywe muri Afrika. N'umunyacyubahiro. Twaje kubona amakuru agenda cara bavuga ati ashobora kuba agiye kwifatanya n'abantu bari kurwanya Kongo cyangwa akaba umuopozi wa Kongo. Kwera ko yatumiye inama abantu benshi babigiraho ikibazo. Abo bantu bose yatumiye nabo opoze, abantu bopoza demokarasi ya Kongo cyangwa bopoza Kisekedi. Muri abo bantu yatumiyemo twabonyemo amazina n'akomeye. Harimo Colonel Nanga, muramuzi muri M23 Kibamba rero rwose. Muri AFC M23 ubona ikibambara komeye. Harimo na Moise Katumbi. Moise Katumbi yahoze nayoboye intara ya Katanga kandi ni umuntu ukundwa n'abaturage. Akunzwe n'abaturage cyane. Katanga yo niye rwose. Muri ko hariya muri Katanga ho baramwumva. Harimo na Joseph Kabila turamuzi nawe n'iki. Niwe naringiye kukubaza niba na Kabila ari mu batumye. Ni nacyo cyatumye abantu bavuga ati ibi bintu none bishaka ko bigiye gufata indi sura. Harimo n'undi mugabo bita Thomas Rubanga, sinzi niba muzi. Thomas Rubanga nawe ni umuntu ukomeye. Yagiye akomeza kumvikana mu majwi mu bantu bagiye bakomeza kuba abopozi ba Kisekedi. Nawe yarayimo. Urumva n'abagabo bafite amazina akomeye, ari nacyo cyanateje abantu ubwoba bwinshi cyane. Gusa kuri uyu mwanya ntago turamenya ngo ikintu bagiye kuganira ni igiki. Icyo bahamagariwe ni iki ntago kiramenyekana. Gusa amakuru ahari ukibyumva muri abo bose nubwo tutavuga ngo baba bafite wenda intego imwe yo kuvuga ngo wenda dushaka iki ngiki muri Kongo, gusa icyo bahuriyeho nuko bose bopoza leta ya Kisekedi. Yego. Nanone bakavuga ati ese ko babatume muri South Africa kandi tukatuzi ko Cyril Ramaphosa ni inshuti cyane ya Kisekedi. Bafitanye imikoranire, boherezanya ingabo nubwo zijya zigeraho zigaseba bakazisubizaho tuzireba ariko barumvikana cyane. Ako kantu ko kuzisubizayo. Bajya basubiza. Nta mugabo niko byagenze kuri ya mbeba byagenze kwa kundi ngo yahubutse ku rusenge sinzi byakubise kwishyiga ite nta mugabo utagira ibyago. Nta utagira ibyago. Ubwo rero urumva bavugaga ati se niba uwo Thabo Mbeki niba tumiye abo bagenzi be bopoza perezida Kisekedi kandi Kisekedi akabagirana imikoranire
na perezida wa South Africa wita Cyril Ramaphosa. Ubwo ibyo bintu turabyumva gute? Gusa twaje kugenzura dusanga muri South Africa then hari ukuntu tuba tuza andi mareta yuko ibyo bintu uramutse ubikoze bahita bagufata nk'umuntu ushaka kuzana ikindi kintu kitari cyiza mu gihugu. Yego. Twaje gusanga yuko muri South Africa bafite demokarasi iteye ubwoba. Ibyo ntago bakibibaho. Then niba umuntu nta kintu atwaye igihugu yatumiye bagenzi be, bwo icyo tutaramenya ni ikintu bagiye kuganira, ariko ntago twivanga muri gahunda ze. Ntago twakwivanga muri gahunda ze. Ubwo turaza murakomeza mudukurikiranira amakuru tuzamenya icyo baganiriye nibura. Ubwo ejo tuzabaha amakuru, abadukurikiye tuzabaha amakuru ejo ajyanye n'ibyo baganiriye. Natwe ubwo tugiye kureba dushakishe, gusa umenye ko ibintu byo byari hakurya muri Kongo byo ntago byoroshye. Ntago byoroshye habe na gatoya, kuko urumva niba twatangiye kujya tubona abo bibikomereza batangiye kujya kuganira bihereye, nta yindi leta ibahamagaye, nta yindi mishyikirano. Ubwo rero twitegure turebe ibyo ari byo, natwe turababereye nka The Bridge TV Show. Reka tubagereye, mwibuke gukora subscribe, turi kumwe ni ku mutima. Asante sana.